abapangayi banira ibyo ndamura nuko nakijijwe iyo agakiza we iyo nze kuba narakiriye agakiza murafiki ariko nkaka gasaza nakarimbira abantu nakapasite ndano umva mubwira ngira umuntu wese mupanga wa hani wanjye bose bansange mu nzu wanjye mvugane nabo naha mugeze byo kuza kumenana naha amazi mu Rwanda no mu gipangu bose narinje nagaruka wanjye mbaho uranyumva neza habonye kuyabyuka tera abantu bose mugende wanjye mvugane nawe zamumbwira abapanga bose bazi wanjye hera ku muryango wa mbere murawegereye gusenga tumikira abantu b'ipasiteri biza urubyiruko usa neza nibyo umva se ikintu nenda kukubwira ngira hano ari kubapfa nyine nkubwira neza ukuvuga ngo rero si ushobora se muri mu minsi ko nta kazi mfite se ndabizi rero ushobora kumva kujya wiganaga shira ibiceri bikaboneka randirade tukamuvugisha sibyo sikumva mbese ibyo nibyo nkanguriye reka ni ngombwa tuba tugomba kubiganiraho dore ejo bundi wasanga ukwezi kwashize nta biceri duhagaze kandi nta kabari nta narakubwiye wenda tuba ibiceri sisi byose ubona ari imbere cyane so nanjye ndabizi tubanye n'uburyo nyine ndashaka nta kibazo nzajya mbizi n'utu nzajya niringa tuzareba ukuntu tuzajya tubigenza aho ngaho ni fureshi reka nicyo mwemerera ubundi iyo mbana n'icyana gisa neza mba nzi yuko ntapfa gukena ngo ndaburize njye mbabarira kabisa ntukantete nawe ubundi narebe mani ese ko mbizi ese kamufashe nanjye mboneye ko hano mu gipangu maze iminsi numva uwo mbebe mwabanaga shashika abantu ba hano nabo baba bazi kuvuga abagore ese bimeze bite yagiye ngo ni amakuru se banyafite no kumba n'icyo yagiye nyine yari umubebe yari umujama wanjye tu ariko nyine yagiye mu byaro sinzi nimba azagaruka atazagaruka ndabona nawe urahinduranya nawe uzagira ibisubire oya ubu ngubu wumve ngo ni njye nawe gusa uriya we byararangiye wabaye ubu ngo uza ahantu mpari fresh
Jebiti. Se bitahubwo ari abaje ko ndeba abapanga bose binjiye mu nzu abaje. Sheri numibi. Uzi none ibi bisigaye biri hano mu rugo. Abapanga babo. Bakoze iki? Kundabinjira nk'abandi. Ni ibintu bigeze ku rwego bingeza. None birandenze. Aho uyu mukobwa afata ibase y'amazi akayimena kuri uriya mukozi w'Imana twe dufite hano ari nayo muntu wari ufite resulta nziza bose barananiye. Ubu byandenze mbatumijeho ngo baze hano tubifatire umwanzuro kuko birandenze. Nubwo badahari bose ariko abahari bose bari hano babwire na bagenzi babo umwanzuro twamufatiye. Nibyo byabaye cyane. Ngewe urabizi ko nari mvuye ku kazi nyinjira nsanga nzi ariko biri Tuvuye none. Niko se muko. Byagenze bite ko nubwo umena w'abagenzi bawe. Ese ubone abantu ntugire ngo waragukinze dore nuko nyine nuko ari ngo mumfatire imyanzuro. Ndabona nanjye Ndetse hari umuntu mwinshi. reka nkubwire rero ubundi ngo umuntu niwe uhanwa n'abo babana abo babana nibo bagomba kumufata umwanzuro niko mbwira mufate umwanzuro mugenzi wanyu murabona umwanzuro ndashaka tumuhe igihano hano ndashaka kwingisa icika murumva byagenda gute Yana cyakora byo ntabwo bikwiye kabisa ntabwo bikwiye ibintu aba yakoze byo gufata umuntu n'amazi ntabwo biba ari sawa ejo igisigaye no kumutera icyuma yakoze rwose ariko nyine tubura bifite ariko byibura ntabwo namenya bye narinde mu byanjye nibura nk'igihano mwamuhanisha nk'umuntu uba wabangamiye mugenzi we nk'abantu tubana hano yego rata nibura basi ikintu yakora yadukorera nk'amasuku mu gipangu bikaba icyuma Reka kanye ntabwo ndi umuyayo wa hano wo kwirirwa nkora amasuku barakubera. ubwo se ibyo wakoze ari byo nanjye umukristo nigiye gusenga umenyeho amazi warabyumutesha rwose bose byo kumbyumva mumwirukane agende Reka uraruciye banyirukane se bakwirukane ni n'aya mazu n'imyambaro y'umutima Reka ahubwo n'amafaranga watanga tuzakunze tuyatange ahubwo se banyirukane bakwirukane bagende ahubwo turi inkuru mwirukane bagende uranzengereje n'icyo hano sindagera cyokoze gereka nkubwire igihano cyoroshye urumva iyi myenda wamutohereje ngoreba nawe urumva uyifure ewana anagwene Urasa n'umugore we. bwajyo gabanya birangiye tunaniye se birangiye tunaniye ariko iki gitabo urakizi ijambo ry'Imana uzumvira ijambo ry'Imana buri Imana se warayibonye umva mbereke rero umva mbereke ndabona dusa nkaho jewe ibintu byabaye na ninjye ureba agaciro kabo igisigaye nuko yamutera icyuma ejo ugasanga polisi yateye hano iwanjye ntibyigeze ubundi reka nkubwire mukobwa ahangaha iwanjye mu rugo rwanjye mu mateka ntihigeze haba induru kuva rero wahagera ibibazo byose uri guteza njye kuguha igihano kimwe ubwo icyo gihano nukirenga nzaguha igikomerezaho kandi igikomerezo kizashara kurusha cyane nguhaye igihano cyo kugura umuriro amezi ane hano muri iki gipangu cyose nicyo mugomba kimwe niba utabishoboye zanukawe rwose niba utabishoboye ibikoresho byawe ugenda amezi ane igihe arabaye rwose igihe arabaye kumvikana mwende kumvikana igihe arahangana igisafari ujye umenyera imyitwarire y'umukobwa amezi ane kubera umugingo ngo ubyuka usakuza abantu umva mbere utangira no gutwara mu rugo we ariko ubundi warerewe he aha ngaha ni mu rugo wese wumvikana aha ni mu rugo rwanjye ntabwo ari iwawe nushaka wazajya gushaka abagabo cyangwa amaraya yawe urebe aho bajyana wumvikane nawe aha ngaha ni iwanjye icyo nicyo gihano nguhaye sheri mwagira indi kosa akora muzahite mumenyesha no kazi mu telefone ubwo nawe ntarabyumva niba utabyumva ngaho ni mugende mu nzu zanyu mugende mu byanyu umwanzuro nabaye murawumva bose Burada ndayamara imirimo yose ajyanye bro nani bro wavuye hano nakubwira reba ibintu byose mba nakoze njyenyine
n'ikiza nawibereye ngo uri mu ese guhanagura ahangaha nanjye bahanagura genda kuko ubanye nahanagura ese mbwira ibyo ushaka ahubwo se mama koko burira reba muzehe ukuntu yiriwe hano aho sinzi niba ndi bubashe utambwira ko yiriwe hano warayiriwe nyine umva uzi ikintu twakora njyewe nkubwire ishoti ryawe ko simbizi tugenda tugukingirane mu cyumba deni twirirwe ntabwo amenya ni wowe ikora ajya kumutsinzirana ntari ariko wenda nawe uko ntibyemera tuzamurisha yuko wenda ari mukecuru wasize akinze ngaho uko niyeje niyeje ukingura nyine ese se mukuru wacu dukomangiye nini bose arahazi garahari ni amahoro se ko mbona uzanyamagara ni amahoro ni ingaruka kwezi nyine arabizi we mu mumbwirira se ntacyo abareka byo mu gushakira sava amahoro rwose amakuru ntari uragenzeho n'ubuhoro ubizi ko tumenyeranye koko nawe ntabyo uzi uje kunyishyuza wabimenye ntunze ko utanduje nta kibazo okay ayanjye ngaya sibyo ubundi ugende muri abapangayi banjye bose ubishyuze nta mwana wanjye urimo ntawe utujuje imyaka 18 waba nizo uzahagete wakuze bimeze bite oya bose ubakomangira ubishyuze nta mwana wanjye urimo gato nanze nkora agafagitire oya fagitire ntugire ikibazo wanuza ukayisigira umwana hano nta kibazo oya ni ngombwa n'ubundi se ko ari inshingano zawe uyibona okay afite amadosiye menshi hakujya ubimbwira kare sha nimero yawe ese karuko mpagaze nk'umuntu w'umugabo usanze ntayafite sha nimero yawe urabona nta telefone ariko ntacyo ifite muri raporo hano uko tuyibona ntacyo fagitire uze kundishyi noneho abana b'iwanjye fagitire reka mbaze nyure mu bandi oya bishyuze bose bakomangira bishyuze sawa nanjye uzagomba umukiriya kumbi ni iki ngiki wajya ugira ikinyabupfura ariko uburanzwe urananiranye kweri ahubwo reka mbibwire ndabona ikikugenza nta mafaranga afite keza nimba turi icyiza ni uko uzi ibingenzi nyine ahubwo ingerera vuba n'ubundi mfite akazi kenshi njyewe nta mafaranga afite keza nimba ibiki muhuriza gusa ntacyo wumva ndumva icyo utambwiye se ubusanzwe nari kugenda ariko nta faranga nakira ntacyo n'ubundi biragenda ariko ukurikije ibyo usabwa ahubwo oya ukuri ureba mu ikayi nta mafaranga afite ubwo nyine n'uburi tayari tugenda ese turajya he tugenda nyine nkore ku buryo nkwishyura njye nta mafaranga afite neza uranyereka iki bayo hafi bayo none se uko nukugenda we nshaka amafaranga ntuzagaruke mu rwanda kwishyuza amafaranga y'imyenda nta myenda ngira nta mubiri wawe nshaka cyane ahubwo genda ukwishyura ni ukunera umwanya reka niyo umva ahubwo noneho ngiye kuri uyu muryango ukurikiyeho nsanga we yabonye ni amafaranga afite bose nawe ndaje ngo bimubwire ko shaka kuki wiruka amasigamana urajya hehe ndaya yarinyishe none yari kwishe kunyasa mamba zizabicira ubundi mwagiye mukizwa mujye mukizwa aho uza bwirukanka amasigamana ubundi bwagiye burara iyo buba bwagiye buriza yemba nibereye ku mutekano wanjye hano bose ariko akwiye kongera kanyongeza ntabwo nabyemera abantu
meze gute se? Meze gute? Mbona wirukanka amasiga man. Rwa rubici rwazanye aramana uzana ibibobo nka Reka genda. cyari kinyishe man. Hafese. Muhuriyeze. Man dorara mu muhanda maso bwo petit frère. Intaya tunaniye turi twembi. Nuruzajya kuyigoza wabiragenda biterura ibyuma weza. Upareka gerero kumubwira petit frère nza gukosora. Ubwo uragenda ukarwanira mu muhanda man. Man ibibobo byango uragenda ukarwana mu nzira bawe n'iki guta siko mana ubu nangoye ku isi mba nibereye umubumbe mbamaga uyu mutipe kandi bari gutinda kandi njye nyine amafaranga cyane muri iyi minsi maze iminsi ndi gushamana yanjye noneho iwe ndayamukuramo byadanje nta mwende umugire dore ko bigeze mu iki leta se ubwo si wera karibu ntabwo hafunze shushu maze neza meze neza shushu ko watinze ntabwo natinze ibibazo by'urugendo ni karibu ndagukumbuye ubyumve cyane ukuntu ushase ukuntu ukumbuye banza nakuremo imyenda dore mbanze nkuremo imyenda hanze hano icyokere gihari abapangayi banira ibyondo muradusazaye umupangayi uri nyiri ibyondo yagusazaye